se nawe ujya wibaza byagenze gute kugira ngo umunsi tube abantu bose bavuga iby'agakiza? Jya kubona ukumva umuzungu aravuga iby'agakiza, ukumva umwirabura aravuga iby'agakiza, ukumva abanyarwanda baravuga iby'agakiza, abanyamahanga baravuga iby'agakiza, abantu mu byiciro bitandukanye usanga bose bavuga agakiza, kandi nabo babwira bakaba bari mu byiciro bitandukanye, bose barabwirwa gukizwa. Ese ujya wibaza byagenze gute? Ni iki byasabye ngo tugere aha hantu aho abantu bose mu byiciro bitandukanye babasha kuvuga agakiza, mbese bafite uburenganzira ku gakiza? Muri iyi nyigisho turajya mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 2 uhereye ku murongo wa 22, aho Petero yuzuye umwuka wera asobanurira abantu ese byasabye iki, byagenze gute kugira ngo ubuhanuzi bwa Yoweli bwavugaga ngo umuntu wese uzambaza izina ry'Uwiteka azakizwa busohore, tugera ahantu abantu aho baba bari hose, aho baturuka hose, babe bashobora gukizwa. By'umwihariko muri iyi nyigisho turaza kubona ibintu bitatu byasabye kugira ngo abantu bo mu mahanga yose babe bagira uburenganzira ku gakiza. Ni karibu, inyigisho yose iri kuri YouTube @KGC Devotions.